magambo make ariko naravuze Dramati bakubise hit niyo mpamvu murimo murisetsa. Dramati akubise indirimbo ubundi hit ni yaso ni ya nyoko nta muntu utemerewe gukora hit. Ibyo nibyo bikubabaza. Ukuntu hit imeze banza ukuntu hit imeze. Hit ikwiriye abantu bose kuko kuburi talented urabivukana ntago ari ibintu ujya ku ishuri kwiga. Ubuse wigeze umbona ku Nyundo kandi mwibutse ko iminsi yose idahora ari Sunday umwumva ngo abantu 700 ujye bagira bro. Jewe umva rero nibyo nshaka kukwereka urugero n'urwo nguru. Hanyuma hit umuntu ashobora kuyikora igakunda ujya kuri live as long as you're talented anytime wakora ikintu cya dance. Ikintu ugomba kubahira umuntu wabikoze mbere. Uzi ko Fizo meni yakoze indirimbo ivuga ngo munyanawe njyewe ngisimbuka mani mu masho buriya ba Fizo na ba The Ben nagiye mu makonseri yabo nabuze amafaranga yo kwishyura. Ngiye kukure kubanza uvuge ngiye kukubahana abantu ba Tom ngiye kukure bakoze mbere n'abatange n'abikiniki. Ngiye kukure kubanza uvuge ariko unyemerere n'uceceka mvuge respect ku mazina yabo. Nyine ntukabashyire mu tuntu dutoya. Vuge ujye kubavuga nujye kubavuga ujye uvuga amazina yabo ubashyize kuri level bariho. Hanyuma rero kuba umuntu yakoze nk'umuntu yakoze hit agashya ni ikintu cyiza. Industry biri gukura. Ntutekereze ku muntu utekereze kuri industry kandi nujya no kuyobya abantu baba kureba mwana domo sobanuka ibintu by'ibiti iby'imiziki naho byumva nk'ibihuha byarakunaniye. Komeza. Icyo nashaka kuvuga rero ndashaka kubwira yuko twemera buri muntu wese ushyira itafari ku muziki dukora hano mu gace ndetse no muri industry. Hanyuma umuntu ari gusenya ngiye mubona nk'umuntu w'idage tu nko mudage uramuzi wirirwa avuga ubugamba ngo Bruce Melody ura muntu ngiye mbamara akazi karapfuye n'ubu ntiyagiye. Abanyarwanda banze kumwumva nta jambo afite avuga kubera ko arimo arakubona arebe cyane dore nuko mbagaragara iyo hahi ndi mu karere k'ibiyaga bigari dore nako kunywa kanje gin tonic urumva nahatwika tugaflexinga urumva man mureke twubaka umuziki mureke guzanamo ubukombo take ubwanyu ntazano bwakuye mureke tubyubake bikure. Good night Dumba. Reka nkubwire rero ngusobanure. Mbaza mbere ko ngiye kukubwira ngewe ugende n'uburi live right narangiye. Niba njyewe numva ko Fizo ashaka ko tumwubaha ntabwo yakabaye abona muri iyi time Dramati abonye kuriya ntiyamupostinze nta hantu yamushigikiye indirimbo isohotse ariko Dramati akoze ikosa katwemere ko yari ikosa kubera ngiye sinemera ko ari nikosa. Ngiye ntabwo nemera ko Dramati ibintu yavuze ari ikosa. Buri muntu wese agira point of view ye ntabwo mwebwe ari mwe mufite point of view mwe. Exactly. Nakure turavuga ikintu cyabaye ntabwo nkizi sibyo ikintu cyabaye ntabwo nkizi ariko reka nkwereke niyo mpamvu uri muri aho ndi kuvuga kuri utabizi none so wowe kuri kuvuga ngo untumye indirimbo hano harya urankoresha ndagukoresha ngiye nkoresha iki se shatumba ko undi ibi koko n'igitemo ndakwemereye wongeye uvuga nk'iceke reka mvuge umuntu wese agira uko abona ibintu nkuko ushobora kubona ibintu ukabitangaho comment niko n'undi yabibona akabitangaho comment. Dramati twahuriye i Burundi akora show aririmba muri show nari nakoze kandi hari ababimo n'ibibazo byinshi n'umupeti wa fresh urimo gukora akazi keza. Big Fizo ni legend ufite uko abona ibintu. Niba Big Fizo yarakomanse nta kosa yakoze kuko byanze bikunze yakomanse ku byari byavuzwe kandi kwamamara mu isi yo kwamamara buriya ukwiye kuba uri ready ko abantu bagutanga aga comment nyine bakabivuga babyumva. So njewe uko numva ibintu byakagombye kugenda wowe wabonye ibyanjye ntiwamenye ibyabaye
naho nubwo numva nshaka kubimenya kubera ko niba byaranatambutse ngiye simba muri past ndi muri fitiri ubu ndi kukubwira ibigiye gukurikira. Bruce uri igicucu uri ikigoryi umuntu ariko Dumba ntabwo warezwe neza. Nta kibazo njyewe ndabyemera. Uko Dumba tukana imbere y'imbaga y'abantu. Njye ndabyemera. Ariko rero kamaze nkubwiye Fizo nk'umuntu w'umuregenti ntabwo ashobora kugenda ku mbuga kandi n'umwana uwo Dramati yavuye kwa Fizo by the way. Indirimbo iragize kubera nk'ubu ngubu biragaragara ko abantu benshi babonaga ko Dramati atwitse. Ino minsi biragoye kugira ngo abantu babone miliyoni zigere. Dramati niwe wenyine ino minsi yakubise Dramati na Chris Easy. Rero Fizo avuze muri uwo mwanya we nk'umuregenti aduha urubuga rwo kuvuga tukavuga ko afite ishari. Urumva rero yakabaye agitika kubera bitagigaragara ko ibintu biranze ariko umwana biremeye. Urumva rero avuze natwe tukabibona tukavuga ati mwangariye murebe umva ntarasobanukirwa kugeza ubu kubera icyo uba wumva uri rusange kuki ufata point of view yawe ugahita ariko iyo postinze abantu barantukana n'ikintu mbabwira iyo postinze abantu barantuka ubuzima bwo gutuka nuko buri bavugira kandi bafite ubushobozi bwo kwivugira. Ahubwo ngenekereza ko ukwiye kuba positive niba ushaka ko ibintu bigenda imbere. You need to be positive. Ahubwo ninde uri positive ubwo mwashakaga reka maze nkwereke uwo mwana Dramati ko ndi kukubwira uwumwe ntacyo kure umva mwashakaga uwo mwana Dramati amaze iminsi ari kuri stress arimo ararira akura live arimo ararira ariko ikirimo kiramuriza ni reka none nabimubwire niba ari na hano. Iyo ni inzira buri muntu wese uhuye n'ibibazo arimo kwamamara anyuramo izo twese twaziciyemo urarira ukihanagura amarira akagira agashira murebe uko amaso yanjye yabaye mbuza gatara reka njye imbere ibyo umuntu wese abinyuramo n'abandi bose ari kubona bameze nkawe babinyuramo. Ariko icyariza Dramati turakizi nta kintu kitamuriza kuko ntarakomeye ikimuriza ni iki Dramati ntabwo arira ngo kubera ngo abafana ngo baje bagakomentinga bakamutuka. Impamvu arira nuko abarimo aravuga ati kwera umuntu twari kumwe muri Bantu Boy niwe arimo kandi noneho harimo aranteza abafana umuntu ari kumwe nawe arimo aranteza abafana noneho nanjye niko mbibona nanjye point of view yanjye nkavuga ati wa mugani Dramati ntabwo ashobora kuririra ngo kubera ngo abafana Dramati arimo ararira kubera abona cya Fizo cyiza hariya gatangira kumanya gatangira kumuteza abafana. Uretse na Jesus bavuga ko ari umwana w'Imana na Joriji Baneti wo mu gitabo cy'abana bakore oya wenyine byihorere mu muhakanyi niba none wemera Dumba uziko numva nakubaza ububona umusatsi wawe waragiye he niba Imana idakora. Ese wowe ko waretse gym byagenze gute? Gym ze ko yakozwe n'abantu turi kuvuga ku Mana. Umusatsi wawe wagiye hiyo nyine yazanywe nande niba Imana idakora. Bruce ndashaka ko twereka abantu ukureho ishati nkureho iboro y'umusatsi turebe kuraho turebe erekana nako ni imyanya y'ibanga erekana Dumba tugiye kuvuga ibintu ngurusha n'akamarenga undushiki nako navuga reba tugiye kuvuga ibintu ngurusha nagira ngo nanjye tugiye kuvuga ibintu ngurusha nagira gutya ngo oye byo ngibyo iyo ugiye kuri toilette birashira. Ariko gabanyinda muhungu wanjye gabanyinda ariko njyewe ikintu ndenzeho uzi cyari cyo umusangewe nkora imiziki myiza urumva myiza kandi cyane n'itatu heruka yari myiza cyane ko nta n'umugira wowe nta n'ukuri ku rwego rwo kujaginga umuziki n'umwe uzi ikintu ukora imiziki itatu heruka yari myiza uzi ko ukora ikintu kiri munsi ya playback wowe ikintu ukora ni ugufata ibintu abantu baririmbye ukabyifotoreza uri kuzunguza iminwa none utekereza ko icyo kintu ubu muri buri gato ubushobozi bwo kujaginga umuntu wagiye muri studio naho ngaho ikibazo cyabereye wowe ntabwo turicara muri studio nkakwandikira indirimbo
vuga umurongo wanditse ndetse nkubaza n'abasani bawe kwanza mboneye ubundi tonalite yagiye he mwapfuye simwamushutse mbese nindi uwo nguwo ko kamwagakureho ndi kukubwira ibitekerezo byanjye ukavuga muri rusange urumva ndi kukubaza we ko washatse umusani yagiye nawe uwo musatsi fifiraya umusatsi cyangwa fifiraya fifiraya ntabwo ariko se Bruce Melody nababwiye ko ejo bundi nababwiye ngo ngiye kuza kuri no mihanda buri muntu uzongera kugaruka live buri muntu uzongera kujya ku mihanda kuvuga tujya kujya twihurira dukora tuvugane tureba n'amaso ku maso mbwira fifiraya ageze he indirimbo ahore gukora ni nziza mbere yo kujya ntabwo ari nziza irandiri iyi iriya Rikasto ntabwo ari nziza warayishinze Rikasto cyangwa indirimbo cyangwa Rikasto narizi ko amushingiye akabari nakaragafite adumva reka nkureka witwikire muhungu narakubwiye ariko umva Bruce Melody reka nkore mvuga ikintu cyanyuma nanjye cyanyuma nicyo tuzapfa ibigoro mwazanye mu muziki wo mu Rwanda nimubijyanye mu muziki w'abarundi muri kundeba hano mugira umuziki mwiza uzira amatiku yaba badage ngo badumba badafite ikintu babwira abarundi n'abanyarwanda mu karere nta kintu bavuga muzane ibintu biri positive kugira ngo twubake ibintu bibe byiza oya ntabwo yaba ari dumba ku barundi antuka ntabwo bizi no kubamenya abarundi ntabwo wababesha kuri dumba nta kintu babwira kuri dumba kuri Tanganyika njyewe dumba Burundi ni nka Tanganyika bro nari kintu wabwira nariwe n'ibintu abarundi baramfunze imibiri hanija urumva yewe witaba abarundi bagufunza si jewe witabazaga si jewe wafataga telefoni zawe noneho waramfunguje ni nkaho nagufunguje reka mwibwire story yanjye abarundi bamfunze imibiri yarani ariko ibigoro byose by'i Burundi n'ibinini menga ibi urabona ko bakunda indagara z'indundi ziruta iz'inyarwanda n'imibu yabo iruta inyarwanda utangiye kubaserereza uko ni ukubaserereza ndabasereje ariko narayibonye mani nazanyiriye urumva iyo umubu mu Rwanda ukuzanye ukuriye uzana akantu gatoya ariko umubu w'umurundi iyo ukuriye uzana ikintu kingana n'igihaza yo have a good night man mukomeze muharwane nyine turebe ko ibintu byakura ndanakwemera byadanje unakomeza watwike ngendi out saa turi kumwe ngakura aho mbene wanyu wayikureho ndanze reka nkureho gashibutisi ariko ntugatukana bana bawe akakure bwawe akakure nta kintu afite abwira abaturage Bruce Melody nta kintu abafite abwira abaturage anyway icyo nashaka reka mvuga ibyo ngiye kuvuga nigendere nanjye ngiye kubabwira ko kuri Ntuza Big Farious ngende umufana wa Big Farious Big Farious yafashije abanyarwanda abahanzi benshi b'abanyarwanda uno muziki w'u Rwanda uzamutse vuba umuziki w'u Rwanda uzamutse vuba kuba ushobora kuburenza w'abarundi ariko kera ba Farious barimo bararirimba ba Roriro nibo bajyaga bakora amahita abanyarwanda n'abarundi bajyaga bumva n'abakidumu ariko njyewe ugishobora kumbabaza nuko drama atashobora kuza umwana mutoya agakora indirimbo bigaragara ko ibintu byari byanze ubundi twajyaga Bruce Melody akora indirimbo dushakisha tuvuga ati nibura Bruce Melody ubu ngubu ashobora gukubita nka miliyoni urumva tukavuga ati nibura ubu ngubu Chris Easy ashobora gukubita miliyoni ntuzashobora gukubita miliyoni Satibi miliyoni dushakisha miliyoni zirimo zirabura ngira ngo Chris Easy ni wabonye miliyoni nyarutse muri no minsi ubundi muntu akurikiyeho no minsi yakoze miliyoni ni Dramati urumva rero expectingaga Dramati numvaga ko nka Fizo agomba kumuhamagara akamubwira ati bro ati man Petit Frere urumva wavuye muri Band Boys Felicitation ako kantu Fizo yagagura akavuga ati Felicitation bro
ikintu yashoboye gukora felicitation atayivuze Dramati ni ukugenda nk'umwana mutoya nko kwirigara abantu bavuga akabaho ikintu avuga Fizo akavayo ku mbuga agahita munenga mu bantu. Fizo iyo avuze na influence yiwe abantu n'abafana be ibifana bya Fizo birasakuza cyane n'ibigugu biravuga sana bagombaga gusimbukira umwana kandi ukareba Fizo mu Burundi yabagize abantu na udafite ikintu bavuga bose barakekeka nta muntu wavuga kuri Fizo akana niyo mpamvu kagiye kuri live karagenda kararira. Iyo yarize rero hari abantu bazima bafite imitima mizima nkatwe baza bakareba bakavuga ati man uno mwana ari mararizwa n'iki urumva agatinya no kuvuga impamvu ari mararira na manager we yagiye kuri ntoza akazajya avuga ngo abo ngabo ngo babaye ibirigi ntagashobora kumuvuga none Big Fizo bundi Dramati ntagashobora kurira ngo kubera umufana yanditse mupeta ari kuri hit abantu bose ari maragenda hose ari aratera chance yaba arizwa n'iki ntabwo ushobora kurira ngo yararize kubera yumvaga umuntu nka Fizo yakabaye amufelicita mani ni urimo aramuponda afite noneho show agiye gukora mu Bubirigi baramutegereje Big Fizo ni habaye ni nkarimo arabwira abantu bo mu Bubirigi ati mani ndi uno mutipe wapi nta kigenda ari iki arimo aravuga abantu nabi n'iki bro ibyo bintu ntabwo ngewe nanjye ku ruhande rwanjye ku mitekerereze yanjye ntabwo nabishyigikiye numvaga Fizo nkaho arimo araponda umwana kubera ari kuri hit setu iyo aza kubivuga probably indirimbo yarangiye maze nk'amezi 4 tutari ko turayumva Fizo akavayo akavuga kuri Dramati twari kubyumva ariko Dramati afite hit ni nabwo urimo aravuga ngo natwe tubika turareba tukavuga ati wapi Fizo acana na mutoto akere ku mutoto arye hit bitugana urumva ariko ntabwo nanze kuba Big Fizo ari umuregent yarafashije abanyarwanda nta kintu bari bafite babwira abaturage Fizo abaha amakorabo ariko aho ngaho naho hari ubwo hit byanga bro hari ubwo hit byanga ukifashisha umwana uri baraza aho Fizo kuri njyewe numvaga wapatabikora rero nanjye kugira ngo mfate urundi ruhande byagombaga ngomba kumva yo nkaza nkabwira abaturage ati mwa abaturage mwe Dramati ntacyo yavuze iyo bavuze ati abadiaspora yavuze ati abadiaspora babayeho nabi abadiaspora babayeho nabi abadiaspora tubayeho nabi abadiaspora tubayeho abazungu ufite umwana banza umbwire umwana wo mu diaspora amutwara muri garideri muri dekeya ukajya kubona amutwaye mu Barabu abarabu bakaguma bamuha imikate umwana akaba adashobora kunyaka agira constipation kakaze amaso umwana agaruka wamutwara kuri kakamasa agakanura gutya ugasanga byabaye ku mwana wa kana abana bacu ahanga bageze imyaka 16 bagatangira kugurisha urumogi ahantu hose ubwo nibwo buzima mugenda kuratira abanyafrika muvuga ngo iki niki abadiaspora tuba mu muhuzo mwe tujya kugura impuzu tugiye kuzaho haboro muri Afrika ni bimwe murimo muravuga ngo turimo turarusha ngo abantu bari muri Afrika umuntu ari muri Afrika afite ikintu yakoze abari mararusha mu diaspora ari hana ari mararwana ngo waguze inzu ugiye kuyishura imyaka 30 uguze inzu ngo naguze inzu gura inzu w'umunyafrika umutipa gura inzu akayishira hari yari inzu ya cadastre afite parcelle afite n'umuduga wa hana inzu imeze nk'iyo muri Afrika tuyishura imyaka 30 Dramati yavuze iki kibi nta kintu Dramati yavuze sina urumva rero mukajya aho ngaba aba diaspora kandi aba diaspora impamvu ni imitima mibi ntabwo mwumva ko umuntu yavuga ibintu byanyu kubera mubesha abantu ko mubayeho neza hano muri ibi bihugu mubayeho nabi nimukazajya mubesha abantu team Dramati njyewe ndi team Dramati ntawe uzamunkuraho uwo ni umwana ugezweho Burundi Dramati new generation my friend Dramati Double J Kiriku abo bana nibo barimo baravuga bafite ikintu barimo barabwira abarundi nicyo bafite babwira abarundi turahangaha turimo turavuga Pan Africanism abanyafrika kwiyunga abanyafrika gukora iki namwe murimo muravuga ngo ngo kandi ahubwo ubu turashaka ko abadiaspora bose basubira muri Afrika ibintu byarangiye iyi live irarangiye ndayirangije ngiye kuyisevinga abashaka baze kuyireba nimuze kumisinga bye nimuzajye mudukanga abantu ngo Dramati yavuze amatoke kure Fayo nukuri Imana niyikiza ibibazo reka gutinda mu babisha namenye kari yitanga umutuzo